Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, nshuti muvandimwe wo ukurikiye Salem TV, nkwifuriza amahoro y'Imana kandi mboneyeho kugushimira umusanzu wawe utanga ku biganiro byacu. Imana iguhe umugisha. Nubundi rero mfashe uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko duhora tubivuga, nta jambo ry'Imana nta buzima, nubwo abatizera ijambo ry'Imana bibwira ko bariho, ariko kandi tushatse twavuga ngo bariho batariho, kubera ko mu ijambo ry'Imana ubwaryo ritubwira aho twari turi tutaraza hano mu isi, rikatubwira aho turi n'ibyo turimo, rikatubwira naho tuzajya nyuma yo kuva hano. Nshatse kuvuga ko Bibiliya ubwayo ni igitabo cyandikishije inyuguti z'umubiri, ariko kandi hari umwuka wayanditse, kandi yanditse inyuguti y'umwuka ntushobora kuyimenya utayihishuriwe n'Imana. Reka mvuge ngo Bibiliya ica mu bigaragara ariko ishaka kuvuga ibitagaragara. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero dufate aka kanya n'ubundi dusome ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 2. Ndasoma mpere ku murongo wa 7 ngeze ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana. Nimumubona muze mumbwire, nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya. Maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Amen. Amen. Dusomye amagambo nk'uko tumaze kuyasoma. Ni amagambo atari magufi, ariko kandi aratwereka kuvuka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Yesu yavutse nk'abandi bana bose, ariko ntiyasamwe nk'abandi bana bose. Ibyo ngibyo ndibaza ko nta mpaka zikwiriye kubamo, kuko ubusanzwe umwana asamwa habayeho ubushake bw'umugabo n'umugore. Ariko rero Kristo Yesu ntabwo yabyawe kuko habayeho ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo ni ku bushake bwa Mwuka Wera, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, nk'uko Imana yari yarabiteguje mbere, igatuma marayika wayo Gabriel akavugana na Mariya, ariwe mama wa Yesu, cyangwa se wendaga kuzasama umukiza. Aha rero nk'uko tubonye, iyi ni passage y'ukuntu Yesu yavutse, ibyabaye. Bibiliya itubwiye iby'abanyabwenge baturutse iburasirazuba ngo baza bakurikiye inyenyeri, niko birivuga. Hanyuma baza bayikurikiye, bageze hafi reka mvuge ngo bageze i Buyuda, inyenyeri barayibura. Ngo barangije baragenda bajya kwa Herode. Herode ababaza iby'umwana. Barangije, urumva nawe yaragiye, bari bagiye kumubaza, bari bagiye kubaza iby'umwami wavutse. Herode ati, kagira inkuru, nimumbwire iby'uwo mwana, nimumbwire iby'uwo mwami. Ahagarika umutima arababaza ati, nimumbwire igihe mwaboneye iyo nyenyeri igihe yakiye. Baramusobanurira. Ariko se ubundi aba banyabwenge bari bande? Aba ni abagabo batizeraga Imana ya Isirayeli. Reka mvuge mu yandi magambo, ni abapagani. Iyo tuvuze ijambo ngo umuntu ni umupagani, ntabwo tuba tuvuze ko ari umuntu ukora ibyaha. Oya, umupagani ni umuntu utizera Imana ya Isirayeli. Niwe Bibiliya yita umupagani, cyangwa se umugiriki, cyangwa se umunyamahanga. Izo ni terime bakoresha, cyangwa se terime z'umwuka. Nk'uko bavuga ngo uriya ni umunyegiputa, ni terime y'umwuka, nko kuvuga ngo uriya muntu ntiyizera Imana. Aha rero aba bagabo bari abapagani, kuko Imana basengaga ntabwo ari Imana ya Isirayeli, cyangwa se si Imana twe twizera. Oya, aba bagabo basengaga ibigirwamana. Ikindi, bari abahanga mu bya astronomy, ubwo ni ubumenyi bw'ikirere, kwiga inyenyeri n'amatsinda y'inyenyeri. Kandi bari n'abahanga mu bya astrology, kuraguza inyenyeri, ni ukumenya ibizaba, ariko mu buhanga navuga ngo bwa gikonikoni, mu buhanga bwa gipfumu, kuko ubwo bwenge Satani arabufite kandi abuha abantu be. Mboneyeho kuvuga ngo guhanura, kwerekwa, kurondora, ibyo si umwihariko ku Mana, ibyo na Satani arabikora.
icyakora Satani nta handi yabikuye, n'ubwenge yakuye ku Mana ariko abukoresha nabi. Ibyo tuzabireba mu nyigisho zizakurikira. Nkiri aha ngaha ndashaka kuvuga ko kuba umuntu yahanura cyangwa se yahanurirwa, kuba umuntu yakwerekwa cyangwa se yarondora ibiri mu mitima y'abantu, ndashaka kuvuga ko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bikwiriye gutangaza abantu cyane. Icyakora Mwuka Wera arabyifashisha kugira ngo yemeze abatizera, ariko ubundi ntabwo ari umwihariko ku Mana. Ni nayo mpamvu kuba umuntu yahanuye akavuga ibizaba si cyo cyemeza ko atumwe n'Imana cyangwa se ari umukozi w'Imana. Ushobora kuntera amabuye, ariko aho reka ntegeho ibuye. Nuba ufite ikibazo aho ngaho wandike muri komenti, nzagusubiza. Yesu ashimwe cyane. Aba banyabwenge rero bahishuriwe cyangwa se babonye inyenyeri, ariko iyi nyenyeri bayeretswe n'Imana. Biratangaje. Wakwibaza ngo si Imana ivugana n'abapagani cyangwa se ubutumwa abapagani? Yego rwose, kubera ko turabona i Babuloni umugabo witwa Nebukadinezari yararyamye arota inzozi kandi zari zivuye mu ijuru. Turabona mu Egiputa umugabo witwa Farawo yararyamye arota inzozi zari zivuye mu ijuru. Imana rero ivugana n'abantu bose, kuko abantu bose n'ab'Imana, nubwo batayizera ariko abantu bose burya n'ab'Imana. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo aba banyabwenge bahishuriwe n'Imana inyenyeri y'umwami mushya. Ntabwo ari umwami usanzwe, si n'umwami wa kingdom, ubwami, royaume, oya, na empire. Ni umwami wagombaga kuba umwami w'abami, ni umwami wagombaga kuyobora ubwami bwinshi, ni umwami wagombaga kuyobora isi yose. Niyo mpamvu Imana itatinye cyangwa se itatewe isoni no kwereka inyenyeri y'umwami mushya abapagani. Kubera iki Imana itabatumyeho marayika? Kuba usanzwe tuzi ko ijuru rigira abamarayika, intumwa. Marayika Gabriel nta yindi nshingano agira mu ijuru, ni ugutumwa, ni umunyamakuru. Reka njye nawe twibaze, niki cyatumye Imana ituma marayika ituma ku banyabwenge ikakoresha inyenyeri? Kandi nyamara turabona ko abantu bari muri Isirayeli cyangwa se bari i Buyuda, bobo yabohereje marayika. Marayika babwira iby'inkuru nziza ko havutse umwami mu rubyaro rwa Dawidi. Reka twibaze ikibazo kivuga ngo kuki bamwe yabohereje marayika abandi ikabatumaho inyenyeri? Ndagira ngo nkubwire ko Imana ivugana nawe bingana nuko ungana. Bibiliya iravuga ngo ku kigo ryirekana nk'igoramye, ku munyabwenge ivuga nk'inyabwenge, kutunganye ivuga nk'itunganye. Ahari ntumvise uko mvuze cyangwa icyo nshatse gusobanura. Nshatse kuvuga ngo Imana ivugana nawe bingana nuko ungana. Imana ivugana nawe bingana no kutekereza. Imana ivugana nawe bingana n'ubushobozi bw'ibyo uzi. Ingano ya vocabulaire ufite mu mutwe niho nibyo Imana ikoresha ivugana nawe. Kubera ko Imana ntishobora kuvugana nawe mu buryo udashobora gusobanukirwa. Niyo mpamvu ikoresha ibyo uzi, ibyo umetiriza, ibintu bikoroheye cyangwa se navuga ngo ibintu umenyereye. Iyo ivugiye aho ngaho rero iravuga ukayumva kandi ukayumva neza. Niyo mpamvu ituma Mose muri Egiputa, ngira ngo uribuka ko yaramubajije ngo icyo ufite mu ntoki ni iki. Mose arayibwira ngo mfite inkoni. Imana iramubwira ngo yishyire hasi. Mose yayinaga hasi, inkoni ihinduka inzoka. Imana irongera ibwira Mose ngo nayifata umurizo. Ya nzoka yifata umurizo, irongera ihinduka inkoni. Imana iramubwira ngo jyana iyo nkoni, abanyegiputa nibagusaba ikimenyetso uzarambike iyo nkoni hasi, maze izahinduka inzoka. Icyakora Mose yarabizi neza ko ibyo bintu ataba ari ibintu bya hatari imbere ya Farawo n'abantu be, kuko Farawo yari afite abagabo babiri witwa Yani na Yambure. Bari abagabo b'abakonikoni babikoze imyaka irenga 40. Mose yari abazi kuko yabaye mu bwami bwa Egiputa. Yari abizi neza ko ibingibi ari utuntu duto cyane. Ariko kubera iki Imana ituma Mose mu Egiputa yamuhaye ikimenyetso cy'inzoka? Uzi impamvu? Nuko inzoka yari ifite ikivuze mu mutwe wa Farawo,
inzoka yari imwe mu bigirwamana 10 bya Egiputa. Farawo rero kubona inzoka byari bisobanuye ikintu gikomeye. Kubona inzoka, kandi yari yo mana, cyari ikigirwamana gikuru mu bindi, kubona inzoka byari bisobanuye ko ari ubutumwa Imana Farawo we yizera, yibwira ko ari yo yohereje Mose. Niyo mpamvu Imana yagiye mu mwambaro w'inzoka. Haleluya. Ivugana n'abanyegiputa ariko ivugira mu rwego rw'ibyo bumva, ibyo babasha gushyikira. Niyo mpamvu Imana yereka aba astrologue yabashije kuvuga mu rurimi bumva. Yaberetse inyenyeri kuko bari bamaze imyaka myinshi bakoresha cyangwa se bakora imigenzo, bitoza, basoma ibitabo, baba muri ibi bintu by'ubupfumu, ubu bukonikoni, ubu bwenge n'ubwenge bw'iburasirazuba. Koko nibyo, iyo tuvuze iburasirazuba hanga ubwo ni iburasirazuba bwa Isirayeli, ni muri biriya bihugu bya Iraq, Irani, Yemen, ibi bihugu muri kariya gace, za Syria, ibyo bihugu ni igice cy'iburasirazuba, ariko cyane Irani, Iraq na za Yemen aho ngabo. Aha rero niho aba bagabo baturutse, baza bakurikiye ngo iyi nyenyeri. Aba bagabo Bibiliya ubusanzwe ntabwo imentioning amazina yabo, ntisobanura abari bo. Icyakora mu mateka y'itorero mu kinyejana cya 6 hari amazina yakunze gukoreshwamo. Bavuga ko aba bagabo ngo bari batatu, umwe yitwaga Melchior, undi yitwaga Gaspari, undi akitwa Baritazari, atari wa wundi ariko wa wundi Engonga. Kandi mbone yo kubwira ngo niba wararebye amavideo ya Baritazari, Imana iracyafite akazi kenshi ko gukora kuri wowe. Ntuntera amabuye, ndatambutse ndakomeje. Yesu ashimwe cyane. Aba bagabo rero baraza bazanye amaturo. Bibiliya yatubwiye ngo bazanye izahabu, bazana ishangi n'icyome. Izahabu ubusanzwe ni ituro riturwa umwami. Zahabu byari bisobanuye ko uyu mwami ntabwo ari umwami usanzwe, na ampereri, avukiye mu mavuta ya cyami, ni umwami w'isi yose. Bamuzanira izahabu, ni abanyamahanga, si bene wabo, bamutura izahabu kuko ari umwami w'abami. Icya kabiri, bamuzanira ishangi, ni byakoreshwaga mu gihe cyo gutamba, igihe cyo gutamba, nk'ikimenyetso cy'uko agiye gutamba kandi ari n'umutambyi. Bibiliya itubwira ko ari umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, kubera ko ubutambyi bw'Abalewi bwarananiwe, ntabwo bwashoboye kugera ku ntego y'Imana yashakaga. Nicyo cyatumye rero Imana ikuraho ubutambyi bw'Abalewi, hanyuma izana ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Twibukiranye ko ubusanzwe nta mwami wabaga umutambyi icyarimwe. Oyada, uti kubera iki? Nuko igihe Sawuli yashakaga gukora inshingano za gitambyi, ngo Samweli yatinze, icyo Sawuli yakoze yaragiye aratamba nyine kugira ngo ajye ku rugamba. Uzi icyamubayeho? Nuko Imana yamuciye ku ngoma. Samweli arabimubwira ngo Imana iguciye ku ngoma kuko wakoze icyo ngicyo, wafashe ubutambyi atari ubwawe, ari ubw'Abalewi, wiha gutamba kandi uri umwami. Yesu we rero yaraje gukombina amavuta y'ubwami n'ubutambyi icyarimwe. Ubusanzwe ubwami bwari ubwo mu nzu yo kwa Yuda, ubutambyi bwari ubwo kwa Lewi. Yesu rero we yaraje kubitwara byombi. Niyo mpamvu bamutuye ituro ry'izahabu nk'umwami, bamutura n'ishangi nk'umutambyi. Icya gatatu bamutuye ni icyome. Ni ibintu bakoreshaga, ni amavuta bakoreshaga yo gutunganya imirambo. Byari bivuze iki? Byari bivuze ko uyu mwami, uyu mutambyi azapfa, azaca mu mibabaro, agapfa, ariko apfiriye itorero. Nicyo byavugaga. Bamaze kumuha amaturo, barangije, Bibiliya ivuga ko ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Imana yavuganye n'aba banyabwenge mu nzozi. Aba bapagani batizeraga Imana ya Isirayeli, bagira inama ati mwijya kureba Herode, kuko Herode nta neza afite kuri uyu mwana, ahubwo nimwisubirire aho mwaturutse. Ibi biri kuba, Imana yohereje marayika Gabriel, asanga abashumba baragiye intama.
arababwira ati muzi n'amakuru, mu nzu ya Dawidi havutse umwami mushya. Ababwira amakuru, ababwira inkuru nziza, ababwira muri make. Marayika noneho we yarabashije gusobanura uko ibintu bimeze. Kubera iki Imana yohereje marayika kuri aba ngaba? Ni ukubera ko bizeraga ko intumwa y'Imana kenshi Imana yohereza marayika, kuko bo mu muco wabo byari bisanzwe. Basekuruza babo bavuganye na bamarayika. Manowa se wa Samusoni yavuganye na marayika. Ni benshi bavuganye n'abamarayika. Rero ntabwo cyari ikintu gishya mu mitima yabo cyangwa se mu bwenge bwabo. Kuvugana na marayika byari ibintu bisanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashakaga kuvuga ngo inyenyeri iri ku buzima bwawe yakijwe n'Imana yo mu ijuru. Umuntu wese wavutse, umuntu wese wabyawe n'umugore, yaba ari uwizera Yesu cyangwa se atizera Yesu, hari inyenyeri Imana yashyize ku buzima bwe. Icyakora yaka igihe cy'Imana kigeze, cyangwa se Imana ibigizemo uruhare. Yesu ashimwe cyane. Inyenyeri iri ku buzima bwawe irakomeye. Reka nguhe urugero. Buriya abantu ni kimwe, abantu bose baravuka bakakura bagasaza bagapfa. Nta muntu uri special burya ubaho. Icyakora habaho umugambi uri special ku buzima bw'umuntu. Ndasubiramo, nta muntu uri special muri ubu buzima, kuko umuntu wese ni nk'undi. Arasinzira akasama, arasinzira akagenda akagera ahantu atazi yari, atazi niba ari umuntu, atazi ubwene igihugu bwe, yibagiwe amazina, yibagiwe imitungo afite. Ubwo ndavuga iyo ashyizweyo, cy'Abanyarwanda bita gushyirwa iyo. Ni ahantu ugenda ukaba umeze nk'ibuye riri munsi, riri hepfo y'inzu yawe, kuko ibintu byose urabyibagirwa. Ugenda utabizi, kandi no kugaruka ntabwo usezera iyo uvuye. Wibona n'ubundi ukangutse, kuko n'ubundi wasinziriye ukagenda. Narishatse, ariko isi y'umwuka yo irayimenya kandi inagaragarayo. Abakonikoni n'abapfumu iyi nyenyeri barayibona. Satani niwe wa mbere ubasha kubona iyi nyenyeri. Reka nkubwire, umunsi Mose yavukaga, mu isi y'umwuka hagaragaye inyenyeri ye. Satani abimenya mbere ko hagiye kuvuka umucunguzi uzacungura Abisirayeli. Hanyuma abiba urwango rwo kwanga abana b'abahungu b'Abisirayeli mu mutima wa Farawo. Farawo ategeka ko abana b'abahungu b'Abisirayeli bose bavutse bagomba kwicwa. Ibi nibyo byabaye n'ubundi Betelehemu. Herode yishe abana b'abahungu barimo bavuka kubera gusa ko amenya amakuru ngo y'umwami mushya. Bibiliya avuga ngo ahagarika umutima. Iyi nyenyeri iyo yatse, Farawo ahagarika umutima. Iyi nyenyeri iyo yatse, Herode ahagarika umutima. Iyi nyenyeri iyo yatse, Satani ahagarika umutima. Hari inyenyeri wavukanye, hari inyenyeri ariko yagize imbaraga igihe wizeraga Yesu, kandi iyi nyenyeri ifite imbaraga zose. Reka nkubwire, icyo twita umugisha Imana yahaye Adamu na Eva bakimara kuremwa muri Edeni, cyangwa se umugisha tuvuga ugenda ku bantu b'Imana, cyangwa se uwavutse wese aba afite umugisha, ni ikintu undi muntu atamwambura. Ni ikintu aba afite, kandi rimwe na rimwe ashobora nawe ubwe kutagenga uko ashatse. Ni ikintu Imana yonyine ibifiteho access yonyine gusa. Ndaguha urugero. Buriya amasoko yose acuruza ibitanda, ariko nta soko ricuruza ibitotsi. Bisobanuye ko kuba uryama ugasinzira ntago ari ibisanzwe, nk'uko kubyuka atari ibisanzwe. Amasoko yose buriya acuruza imyenda, ariko nta soko ricuruza kuberwa. Bivuze iki? Bivuze ko kuberwa bitangwa n'Imana. Uburanga bubaho, abanyaburanga ni benshi, ariko abanyagikundiro si benshi. Kubera ko Abanyarwanda bavuga ko ngo ubwiza bw'umukobwa ntabwo bwamubujije kuruha. Twabonye abantu badafite uburanga bwinshi, ariko baguwe neza, bameze neza, bashatse neza, ariko tubona abandi bafite uburanga bukabije, ariko byanze. Bivuze iki? Bivuze ko igikundiro ni umugisha uva ku Mana. Mu yandi magambo, habaho inyenyeri y'igikundiro, habaho inyenyeri yo gukomera, ugakomera
nk'uko umwami yavuka agakomera, nk'uko umuntu atunga akaba umukire agakomera, abantu bakamumenya bakamwubaha kuko ari umuntu nyine ukomeye. Ko biravangwa abakomeye nyine mu bubahe, kandi koko abakomeye babaho n'aboroheje babaho. Habaho abanyabwenge, habaho inyenyeri y'ubwenge, umuntu akaba umunyabwenge, kandi icyo amashuri atanga gusa n'ubumenyi, ariko ubwenge burya butangwa n'Imana. Ubwenge ni impano iva mu ijuru. Daniyeli yari afite ubwenge buva mu ijuru, Salomo yahawe ubwenge n'ijuru. Nta shuri ritanga ubwenge, icyo akora ritanga ubumenyi. Narishatse kuvuga iki rero? Narishatse kuvuga ngo hari inyenyeri iri ku buzima bwawe, kandi iyo nyenyeri Satani arayizi kandi arayireba. Icyo akora wowe ushobora no kuba utabizi, cyangwa se ushobora kuba utabyitaho. Ariko nubwo utabyitaho, ariko Satani wabyitaho. Inshuti y'Imana, inshuti y'umusaraba, ndashaka gusoza nkubwira ngo iyi nyenyeri iri ku buzima bwawe, hari ikintu wakora kugira ngo uyirinde. Hari ikintu wakora kugira ngo yake cyane. Hari ikintu wakora kugira ngo ugendere mu buzima iyi nyenyeri yahoze yerekana kuri wowe. Kuko iyi nyenyeri niyo igaragaza icyo uri cyo mu isi y'ibitagaragara, ariko kandi hakagaragara n'ibifatika mu isi y'umubiri. Iyo ibi bintu utabyitayeho, byo bikwitaho. Icyo navugaga ni uko iyo utabihaye agaciro, Satani wabiha agaciro. Niyo mpamvu bamwe tuba mu ntambara ariko tutazi iyo ziva, kubera ko Satani niba akubonaho inyenyeri yo gukomera, akakubona nk'umunyembaraga, akurwanya akoresheje imbaraga zose afite. Niyo mpamvu ushobora kubona uri mu ntambara nawe udasobanukiwe. Hari ibintu byabaye mu myaka myinshi wowe utarabaho mu muryango w'iwanyu, ariko ibyo bintu biracyabibazwa kandi nta ruhare wabigizemo. Ni ukubera ko isi y'umwuka ntigira brag. Isi y'umwuka ikorera mu mahame. Isi y'umwuka nta ikintu cyose kiba gifite icyo kivuze. Isi y'umwuka igira amakode. Hari inyenyeri rero yagaragaye mu maso y'umwanzi ko yatse ku buzima bwawe. Niyo mpamvu intambara uri gucamo uri kuzira iyo nyenyeri. Nshoje vuga ngo hari Kristo wizeye kandi ni umunyembaraga. Paul yandikira Timoteyo aramubwira ngo ujye wibuka Yesu ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Nanjye ndakubwiye ngo ujye uzirikana uwo muremyi, ujye uzirikana Kristo, kuko ari we banze ryo kwizera. Niwe buye abubatsi banze, ariko ryakomeje imfuruka, cyangwa se rikomeza imfuruka. Hanyuma umwikomezeho, hanyuma umugire inshuti, ibindi byose ni ubusa muri iyi si. Yesu aguha umugisha niba wumvise aya magambo. Ndasubitse ntabwo nshoje, kuko hari igice cya kabiri cy'inyigisho. Imana iguha umugisha. Reka mvuge ngo nakagaruka. Amen. Amen.